vuga nkunda nyumva umvuge ritararenga amazi atararenga inkombe rw'imvura igwe ko waburi ukinangira ese aho ntiwijuse ukibagirwa ko amahoro n'umuvuga bitangwa na Yesu uwo wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kongera kuganira. Ubushize ikiganiro giherutse twari twaganiriye ku nkomoko eshatu z'umuvumo. Uyu munsi tugiye kureba igicaniro cy'imandwa n'abazimu, ibyo cyazaniye abakibayeho, ibivumo igikomokaho, itera abantu kuba mu isi bababaye kandi bakazanabura ubugingo buhoraho. Ntibirangiriye kuri bo gusa, bakabiraga abo babyaye, bakazabiraga imiryango, ndetse bakanabiraga igihugu, bigatuma abagituye bahora mu byago n'amakuba. Igicaniro cy'imandwa n'abazimu gitera umuvumo, haba ku muntu, haba ku muryango, haba ku bwoko no ku gihugu. Reka tubanze dusenge Imana, hanyuma tubone kuganira. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushima mu gitondo cya none, twongeye gushima ku manywa nk'aya, twongeye gushima ku mugoroba nk'uyu, twongeye gushima mu ijoro nk'iri. Yesu Kristo, buri wese aho ari mu masaha ye, duhuje umutima turagushimye. Tugushimiye ko wagiye uturinda mu bihe bitambutse tutaraba kurindwa, wagiye udutabara mu bihe bikomeye tutaraba gutabarwa, wagiye utugirira imbabazi, utugirira impuhwe, ndetse uduha umwanya kugira ngo twihane kubw'igitambo wadutambiye i Golgotha ku musaraba, ubwo wamenaga amaraso yawe igiciro cyinshi. Yesu Kristo, uhabwa icyubahiro. Ubwo tugushimira rero ibyatambutse, turakuragiza n'ibiri imbere Uwiteka Imana yacu. Turasaba ngo utubere maso kandi utuboneka bidukingira. Ibihe biri imbere tubibanemo nawe, ubibanemo natwe, uturindishe kowe gukomeye kw'imbaraga, umwuka wera ntakatuveho, kandi uburinzi bw'ijuru bukomeze kugendana n'ubuzima bwacu. Turasanga udukikiza inkike zaka, ukomeze kutubereka bidukingira, nk'uko wabwiye Aburahamu mu gice c'15 umurongo wa mbere, uramubwira ngo yewe Aburahamu we, nkunda Uwiteka Imana yawe, kandi nije ngabo igukingira, ngo nzakugororera ingororano ikomeye. Natwe dukeneye ingororano yawe nk'abantu batakibarizwa ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, kuko abagihagurutseho bose nk'uko umugaragu wa Aburahamu yaramaze kugihagurukaho, niwe wamusezeranije ingororano ikomeye. Natwe rero niko twifuza kugira ngo tugenzereze, hanyuma tuzahimbaza izina ryawe. Turaguhamagaye rero ngo ubane natwe. Iki kiganiro turakikumurikiye Mwami, kugira ngo gikingure imitima ya benshi, babashe guhindukira bave mu nzira zabo mbi, barekure ibizira bitandukanye n'imyuka babase, hanyuma basohoke ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, bimukire ku gicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo, ari cyo gikingura ijuru, kigahesha amahoro, kikazana umugisha, abantu bagatura mu munezero n'ibyishimo, kikazatuma baragwa ubugingo buhoraho. Muri iki gitondo, kuri aya manywa, kuri gicamunsi n'umugoroba, muri ijoro n'igicuku, Mwami wacu Yesu Kristo, ku mpande buri wese ariho, turakwingingira kugira ngo ukomeze kutugira neza no kutwitaho. Turagushimye kuko utubera amaso, dusabye umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo agwere kuri buri wese imitima yacu ikanguke, amaso y'umwuka ahweze, tubashe kumenya ibyo dukeneyeho, kandi twambarira imbaraga gukora ugushaka kwawe. Urakoze Mucunguzi, uzumva iki kiganiro wese kizamugira umumaro, kizabohora ibitekerezo bye, kizabohora amarangamutima ye,
kizabohora ubugingo bwe, kizabohora umubiri, kizamubohore ubwe, kizabohora inzira ze, kibohora umuhamagaro wamuhamagariye kugira ngo azakore kandi agende nk'uko umushaka, hirya y'aho azaragwe ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye ko byose ubikora nk'umubyeyi, mu izina rye rifite imbaraga no tubisabye, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya 22 umurongo w'9. Ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi, kandi bagukoreramwo ibiteye ishozi. Turongeraho Ezekiyeli 18, turahera ku murongo w'10, umurongo wa 10, haravuga ngo ariko nabyara umwana w'umuhungu akaba umwambuzi uvusha amaraso, akagira kimwe akora cyo muri ibyo, ntagire icyo akora cyo mu bikwiriye, ahubwo ndetse akaba yaragaburiye imandwa ku murinzi ushinze mu mpinga y'umusozi, yaranduje n'umugore w'umuturanyi we, abakene n'indushyi yarabagiriye nabi, kandi yarambuye abandi ntasubize icyo yagwatirijwe, yaruburiye amaso ye ku bigirwamana, kandi yarakoze ibizira, yaragurije kubona indamu y'ubuhenzi, akaka umuntu ibirenze urugero. Mbese azabaho? Ntabwo azabaho yarakoze ibyo bizira byose. Ni ukuri azapfa, n'amaraso ye niwe azabaho. Nuko rero nabyara umwana w'umuhungu, maze yabona ibyaha byose bya se, ibyo yakoze, agatinya ntakore nk'ibyo, kandi akaba atagaburiye imandwa ku murinzi ushinze mu mpinga y'umusozi, n'ibigirwamana by'inzu ya Isirayeli atabyuburiye amaso ye, atanduje umugore w'umuturanyi we, kandi ari ntawe yagiriye nabi, atakiriye n'ingwate, ari ntawe yambuye, ahubwo yaragaburiye abashonji, kandi yarambitse n'abambaye ubusa, atabanguriye umukene ukuboko, atagurije kubona indamu y'ubuhenzi cyangwa ibirenze urugero. Yarakomeje amategeko yanjye, akagendera mu mateka yanjye, ntabwo azazira ibibi bya se, ni ukuri azabaho. Ariko se ubwe, kuko yakoze iby'urugomo, akambura uwo bava inda imwe, kandi agakorera ibitari byiza mu bwoko bwe, dore azapfa azize ibyaha bye. Kandi murampakanya ngo umwana yabuzwa n'iki kuzira ibyaha bya se? Ndabasubiza nti, umwana nakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, agakomeza amateka yanjye yose, kandi akayakurikiza, ni ukuri azabaho. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose, kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho. Azabeshwaho nuko
yabaye umukiranutsi. Haleluya. Tubonye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya 22:9, haratubwira uburyo abantu bavusha amaraso kandi bakagaburira imandwa bakatura mu kinyoma. Ibyo ni ibintu bitatu: hari ukumena amaraso, kugaburira imandwa no kuba mu kinyoma. Satani ni we se y'ibinyoma. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 8 umurongo wa 44-45, hagaragaza ko Satani ari we se w'ibinyoma. Rero iyo abantu babaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, iki gicaniro kiyoborwa n'ikinyoma, kuko Satani abeshya abantu, ashushanya ibisa n'ibyo mu ijuru, kuko ni ikiremwa cy'umwuka. Yamanukanye amabanga yo mu ijuru, hanyuma aza kuyabeshyeshya abantu kugira ngo abigarurire, abikururireho. Icyo gihe iyo abantu batamenye imikorere y'Imana ngo bamenye ko mu ijuru hari igicaniro cy'Uwiteka abantu bagomba kwicaraho bakamuramya bakamuhimbaza, ariyo mpamvu itorero ryabayeho. Icyatumye itorero ribaho ni ukugira ngo riramye Imana, riyihimbaze. Ryubaka igicaniro kivana abantu mu mwijima kikabatuza mu mucyo, kivana abantu kwa Satani kikabatuza muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abari muri Kristo Yesu abo nta teka bazacirwaho, kandi ntabwo bibarirwa mu by'amasekuruza. Ibya kera biba byashize, haje ibihe bishya. Ni abari muri Kristo Yesu, ntabwo ari abo Kristo Yesu arimo. Aba bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, noneho aza muri bo. Barangije bicara ku gicaniro cye, aricyo gicaniro cy'Uwiteka, hanyuma biga ijambo ry'Imana, barasenga, babatizwa mu Mwuka Wera, barabohoka. Hanyuma Yesu yaratuye muri bo, noneho nabo bakinjira bakatura muri Kristo Yesu. Noneho ntibabe bakibarwa nk'ababyawe n'inyama n'amaraso, bakabarwa nk'ababyawe n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Aba rero nibo Yesu yavuze ngo abo ngabo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo nibo batuye ku gicaniro cy'Uwiteka, baramya Imana bakayihimbaza ku manywa na nijoro, kuko igicaniro cy'Uwiteka kibanza mu mutima w'umuntu, kikimura igicaniro cya Satani cyari kirimo, cyamuteraga kugomera Imana, cyamuteraga kuba mu byaha, cyamuzaniraga kuvumwa, cyamuzaniraga ibitekerezo bipfuye, cyamuzaniraga imigambi mibi, cyamuzaniraga impumeko iva ku bazimu, impumeko iva ku badayimoni, impumeko iva kuri iki gicaniro Satani yari yarubatse muri we. Iyo cyamaze gusenyuka, nibwo atangira guhura n'Imana no gusabana nayo. Uyu muntu rero aba agiye kuba umuntu ubyawe n'Imana, hanyuma akitwa umwana w'Imana. Iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu, hano Ezekiyeli Imana irakimweretse, iramubwira ngo gishinze mu mpinga z'imisozi, ngo abantu baragaburira imandwa, bamara kuzigaburira bagakora ibiteye ishozi ku musozi, bari munsi y'igiti cy'umurinzi. Iyo tugaruye amaso inyuma tukareba mu mateka y'Abanyafurika, barimo Abanyarwanda b'iwacu, barimo Abarundi, barimo n'andi moko adukikije, dusanga hari ibyo abantu babaye mu bisa, abantu babaye mu mandwa. Igicu cy'imandwa cyarabatwikiriye. Abanyafurika ku mugabane munini wayo usanga tuba muri bene ubu buzima, ubuzima bw'igipfumu, ubuzima buraguza, ubuzima buroga, ubuzima bubandwa bugaterekera. Ariko ntabwo ari Abanyafurika gusa, isi yose ntaho ituye, ariko bigenda binyurana bitewe n'imico y'ahantu, bitewe n'abantu abo ari bo, bitewe n'urwego rw'imitekerereze bagezeho. Ugasanga bamwe babikora mu buryo buciriritse,
abandi babikora mu buryo busirimutse, ariko byose ari igicaniro kimwe kiyobowe n'imandwa n'abazimu. Icyo ni igicaniro cyubakwa na Satani kugira ngo yigarurire isi uko nacyo kiyoboye. Iki gicaniro gitera kuvumwa, gikinga ijuru, kigasabanisha abantu na Satani, hanyuma kigakinga ijuru, abantu bakokamwa n'umuvumo. Igicaniro cy'imandwa n'abazimu gituma umuntu akingirwa ijuru, kikamutera kuvumwa. Ibi ngibi tubisanga mu Guteka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 22-24. Reka twumve uko havuga. Reka dutangire ku murongo w'19 nibwo turi bubyumve neza. Uzavumwa mu majya no mu maza, Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo uzagerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, ugahora aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mu mugiga itakuvaho, ageze aho azagutsembera, ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Umvare 23. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi. Bizava mu ijuru bikugereho bigeze aho uzarimbukira. Aha biratwereka umuvumo uza ku bantu, kuko abantu bimuye Imana bakimika Satani binyuze ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Hano havuga imivumo uhereye ku murongo 15 kugera ku murongo wa 69. Hatubwira imivumo izaza ku bantu bitewe no kwimura Imana bakimika ibigirwamana. Ezekiel 18 itweretse umubyeyi n'umwana. Iravuga ngo umwana naramuka akoze ibyaha nk'ibya se yakoze, ngo akagaburira imandwa mu mpinga z'imisozi, akuburira amaso ku bigirwamana, agakora ibizira nk'ibyo se yakoze, agasambanya umugore w'umuturanyi we, akaguriza kubona indamu z'uburiganya n'ubuhenzi, ntasubize ingwate yagwatirijwe, ntiyishyure ibyo yahawe, nguyu muntu azapfa apfire mu byaha bye nk'uko se yabipfiriyemo. Ngo ariko we nakiranuka ntabwo azazira ibyaha bya se. Umuntu ntabwo azira ibyaha bya se cyangwa se by'umuryango. Icyo umuntu azira ni amasezerano ibyo byaha byazanye mu muryango. Umuntu ahanirwa ibyaha bye, ariko agira ingaruka zikomoka mu masezerano. Igicaniro cyose rero kibaho amasezerano. Igicaniro cy'imandwa n'abazimu, iyo abatubanjirije cyangwa se natwe muri iki gihe turimo twakigiyeho, iki gicaniro kiba kiriho umutambyi wacyo ari we mupfumu, kikabaho abaza kugitambaho ibitambo ari bo batwebwe bakigana, kikabaho n'abatambirwa, kikabaho n'ibitambo. Icyo rero umupfumu
uri kuri iki gicaniro cy'imandwa n'abazima akora ni ugutanga ibitambo, abitambira babizanye, abiha imana yabo ariyo Satani biciye ku mandwa n'abazimu. Icyo gihe hagati y'abo bantu n'ibitambo n'uwo mupfumu n'imana yabo haba amasezerano, kuko bazana ibitambo hari ibyo basaba, bazana ibitambo hari ibyo bagiye kugiranaho amasezerano n'uwo batambira. Icyo gihe hamenwa amaraso rero. Iyo hamenetse amaraso haboneka isezerano. Iryo sezerano niryo Satani agenderaho akohereza imyuka yishyuza amasezerano. Noneho umuntu akihana, ibyaha akabibabarirwa, akibagirwa ko ibyaha byaremye amasezerano hagati ye n'umuryango, hagati ye n'Imana. Umuntu yakoze isezerano na Satani biciye ku cyaha agirana urubanza n'Imana. Rwa rubanza rukamuzanira umuvumo, umuvumo ukazabyara urupfu. Abenshi rero bazi ko iyo twihannye icyaha biba byarangiye, ariko bakibagirwa ko iyo dukoze icyaha tuba tugiranye isezerano na Satani. Rya sezerano rikatuzanira urubanza n'Imana, rwa rubanza rukatuzanira kuvumwa, umuvumo ugatuma ibintu byacu byose byangirika, ibintu bipfa. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Hahembwa umuntu uriho, ntabwo hahembwa umuntu wapfuye. Iyo uriho nibwo uhembwa, uwapfuye si uhembwa. Iki rero kirakuranga n'ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Ezekiyeli agisobanuye neza, yerekana ko abakibayeho bahura n'akaga bigatuma baraga abana babo umuruho, bigasaba ko abana ubwabo bazigobotora ibyo base babayemo. Amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 7 haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, twikoreye ibicumuro byabo. Twajya mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 6, Imana ibuza abantu kujya kuramya ibigirwamana. Ni nawo Ezekiyeli yavuze ngo akaba ataruburiye amaso ku bigirwamana by'inzu ya Isirayeli, akaba atarakoze ibizira byakorewe mu mpinga y'umusozi munsi y'igiti cy'umurinzi, ubwo baramyaga imandwa n'abazimu bazigaburira. Ese ibyo biteye ishozi byari ibiki byatumye Imana ireka abantu ikabata? Kuki abantu bagaburira imandwa bamara kuzigaburira bagakora ibiteye ishozi? Reka turebe no Kuva igice cya 20 umurongo wa 1-6 uko Imana yavuganye n'Abisirayeli barimo bava Egiputa bajya i Kanani, ibabwira ibyo bakwiye kwitondera n'uko bakwiye kwitwara kugira ngo bazakomeze babane nayo ku gicaniro cyayo, batazazana ikindi gicaniro kikabatera ibibazo, kuko habari ku gicaniro cy'Uwiteka nicyo yabayoboraga kugendana nacyo. Niyo mpamvu Imana yavuganaga na Mose imbona nkubone, bakayoborwa n'igicu ku manywa, bakayoborwa n'inkingi y'umuriro nijoro. Inkingi yahagarara nijoro y'umuriro, nabo bagahagarara bakabamba amahema. Hanyuma igicu cyahaguruka ku manywa
cyangwa cyahagarara ku manywa, nabo bagahagarara aho ngaho kigeze bakabamba amahema, kugeza ubwo igicu cyangwa inkingi bizongera guhaguruka, nabo bagahagurukana nabyo. Icyo cyari igicaniro cy'Uwiteka cyagendanaga n'abantu. Ariko bamariye kuzana ikigirwamana, igihe baramyaga ikimasa bacuriwe na Aroni, nibwo abantu batangiye gupfa. Mose yari agiye ku musozi guhura n'Imana, hanyuma baravuga bati Mose yaratinze ntituzi niyo yagiye. Aroni, turemera Imana nk'iyo twasize mu gihugu cy'Egiputa, iduhagurukije itugejeje aha. Hanyuma amaze kubaremera ikimasa batangiye kukiramya, baba bimuye igicaniro cy'Uwiteka, bimitse igicaniro cy'ibigirwamana, aricyo kimandwa n'abazimu. Aho ngaho haguye abantu benshi. Aho niho hatangiriye umuvumo utuma Abisirayeli batangira kugenda barimbukira mu butayu. Reka turebere icyo Imana yavuganye nabo icyo gihe. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cy'Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi by'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Haleluya. Hano Imana irerekana ibyo yanga n'ibyo ikunda. Abayimuye bakimika izindi mana, iravuga ngo ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza babo n'ubuvivi by'abanyanga. Iyi ni imyaka 400 Imana ihanamo abantu biciye muko banze kuyumva. Abisirayeli bamaze imyaka 400 bazira sekuruza waba Aburahamu, kuko yasinziriye ku gicaniro. Imana iramubwira ngo kubera ko wasinziriye, igitambo cyangwa igicaniro kigahumana, inkongoro ibisiga bikagwa ku gitambo bikangiza igicaniro, hanyuma nawe wasinziriye, urubyaro rugukomokaho ruzamara imyaka 400 rukorera irindi shyanga, kandi bazababarirayo. Ariko imyaka 400 nirangira, nzabakurayo mbavanisha y'amaboko akomeye, bazavanayo ubutunzi bwinshi, ariko uzaba warashaje uhambwe neza usange basogokuruza. Imana ririmo ivana Abisirayeli mu Egiputa ibasubiza mu gihugu cyabo cy'amasezerano cya Kanani, ibwira Mose ngo uramenye ubabwira aba bantu bagende neza. Imyaka bamaze 400 bakora imirimo y'uburetwa, ariko 80 niyo bakoze mu buretwa, ntabwo imyaka 400 yose bayimaze mu buretwa. Umwami waje kwima nyuma ya Mose, nyuma ya Yosefu. Yosefu amaze gupfa, himye umwami utazi Imana. Hanyuma yimye abatera umubabaro, arababaza arabavuna. Uburetwa babukoze imyaka 80, ariko mu gihugu bahamaze imyaka 400. 80 niyo bakoze uburetwa baravunika. Himye umwami utaruza amateka ya Yosefu. Ahangaha imyaka bamaze ni 400 bayimara mu Egiputa, ariko 80 niyo y'uburetwa. Iyi ni imyaka bababaye cyane, baravunika. Imana iza kubatabara iciye kuri Mose. Bari mu butayu rero bataha, Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli ngo impamvu bakoze iyi myaka ingana itya, impamvu babaye muri ubu buzima, nuko sekuruza wabo atanyumviye, yarasinziriye, bituma igicaniro cyandura kirahumana. Gihumanye cyajeho imyuka mibi. Uko niko rero umuntu agomba kurinda
igicaniro kiri mu mutima we ngo kitinjirwamo n'imyuka, kitinjirwamo na Satani. Satani atamuhindurira imitekerereze, atamuhindurira imyumvire, imyitwarire igapfa, ibikorwa bikangirika, Imana ikamuta. Iki ni igicaniro rero cyateye Abisirayeli ibibazo, gituma bahura n'akaga. Imana ivuze ko izahana abantu imyaka 400, izahana abana, ihana abuzukuru, ihana abuzukuruza, ihana ubuvivi, ibahoye abasekuruza babo ibyaha bakoze. Ntabwo izabaziza ibyaha, izabaziza amasezerano. Abangaba bakoze ibyaha baragenda, ariko basiga amasezerano bagiranye na Satani ku bicaniro babayeho. Batanze imiryango, batanze ubwoko bwabo, batanze abana babo ku bicaniro. Aya masezerano akabakurikirana iyo utayamenye ngo witandukanye nayo. Hari imyuka iva kuri ibi bicaniro, iva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, imyuka iza kwishyuza amasezerano. Iyi myuka yaje ireba abana, ireba umuryango, ireba ubwoko, ireba igihugu. Igihugu kikaba mu kaga kubera bagikoreyemo amasezerano yagihuje n'isi y'umwijima, kubera ubwoko bwakoze amasezerano n'igicaniro cy'imandwa n'abazimu, bikawuzana amasezerano. Icyaha rero kirema amasezerano hagati y'umuntu na Satani, noneho kikamutandukanya n'Imana, hakaza urubanza hagati ye n'Imana. Rwa rubanza rukazana umuvumo, umuvumo ukazana gupfa. Ikintu cyose gikozwe kikangirika, wacuruza ugahomba, wajya mu kazi kugira ngo uzamuke bakakwirukana cyangwa ugafungwa, wabona kugira ngo ubone poromosiyo uzamuke nk'abandi ugahora usubira inyuma. Abandi bakubaka amazu, wowe ugahora mu ikode, ukagura imodoka ikagupfana, ukarongora urugo rukagusenyukana, ukabyara abana bakakunanira, ukaba mu buzima bw'akajagari utazi impamvu yabiteye. Hari amasezerano yavuye ku gicaniro yakuzaniye urubanza n'Imana, urubanza rukuzanira kuvumwa, umuvumo ukuzanira urupfu. Ikintu cyose ukoze kirapfa. Ibi rero biva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Reka turebe amasezerano yagiye aba. Iyo tugarutse mu mateka yacu nk'Abanyarwanda cyangwa nk'aba bantu bavuga Ikinyarwanda, dusanga hari abasekuruza bacu cyangwa se na bamwe muri twe twabaye kuri iki gicaniro. Iyo umuntu yagiye ku mupfumu, aba agiye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Aya masezerano aramufata, hanyuma akimura Imana, akimika Satani. Agiye kuramya ibigirwamana, bagiye kumuha impigi yambare, bagiye kumuha imiti akoresha, bagiye kumushandaga bagira ibyo bashyira mu mubiri, bagiye kumuha ibyo yisasira n'ibyo yisiga. Ibyo ni ibigirwamana. Hari ibyo bamuha agashyira mu modoka, hari ibyo bamuha agashyira mu nkweto yambaye, hari ibyo bamuha agataba mu nzu ye, hari ibyo ataba mu mirima ahinga, hari ibyo ashyira mu kibanza ahandi. Ibyo byose hari ibyo ashyira muri za ofisi aho akorera, hari ibyo agenda ajunditse mu kanwa, hari ibyo bamubwira bati ntukiyogosheshe umusatsi, ntugakureho ubwanwa, ntugakore ibi na biriya. Ibyo ni ibigirwamana yamaze gushyiraho umutima. Yimuye Imana. Kwizera ijambo ry'Imana no kwizera imbaraga z'Imana ntibikiri muri we, ahubwo yizeye ibyo yahawe n'abapfumu, ibyo avanye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Iki gicaniro kiri mu mpinga z'imisozi, Imana yabwiye Ezekiyeli ngo abwire Abisirayeli, cyagaburiye imandwa, kigatuma abantu bakora ibiteye ishozi. Iyo tugiye kureba mu mateka yacu, dusanga natwe twarakigize nk'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iki gicaniro cyaje gite? Igihe cya Ruganzu wa kabiri Ndoli mu kinyejana cya 16 yahuye n'imandwa yitwa Ryangombe, bagirana amasezerano. Ryangombe aturana igihugu, Abanyarwanda bajye bambandwa. Ruganzu abanza kubyanga, hanyuma baravugana, baremeranya,
aramubwira ati we nturi bumbandwe ariko abanyarwanda bazajya bambandwa. Niho havuye ko umwami atabandwa, nuko umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yemeranije n'umucwezi Ryangombe muri za Uganda bamwita Dungu. Uyu niwe ushinzwe amashyamba, akagira umwungirije witwa Gahigi cyangwa Kayizi, ari ushinzwe umuhigo. Niyo mpamvu usanga Ryangombe ubuzima bwe, iyo tugiye mu mateka dusanga yarabaga mu buzima buhiga, mu buzima bw'amashyamba, kuko niwe mutware w'amashyamba. Anahura na Ruganzu bahuriye mu ishyamba. Ruganzu agiye kwihimura, agiye guhorera se wari warishwe Ndahiro Cyamatare. Hanyuma ahura rero n'uyu mucwezi ariyo Mandwa Nkuru, bahuye bagirana amasezerano. Yaramubwira ati Ruganzu yarabyanze, undi aravuga ati genda guha ndaguha insinzi izatuma uhorera so, hanyuma nawe umpa abanyarwanda bambandwe. Baremeranya. Bamaze kwemeranya, Ruganzu aramurahiza Ryangombe arahiza umwami, aramubwira ati ibyo tuvuganye nutemera kubikora, nutampa abanyarwanda ngo bazambandwe, icya mbere abanyarwanda abakobwa babo bazagumirwa, ntibazashaka. Icya kabiri, abanyarwanda nibatambandwa abagore babo bazapfakara. Icya gatatu, abanyarwanda nibatambandwa abagabo babo bazakenyuka. Icya kane, abanyarwanda nibatambandwa bazokamwa n'ubukene buzabomaho bukaba akome, bukaba karamata. Icya gatanu, ati abanyarwanda nibatambandwa bazahora ari impunzi bazerera hirya no hino. Aya ni amasezerano yakozwe na Ruganzu n'umucwezi Ryangombe, bayakoreye ku gicaniro. Iki gicaniro cyari giteye gite? Aho Ruganzu yahuriye na Ryangombe hari mu gihe cy'imbeho, asanga Ryangombe kuko yari umucwezi yacanye ku maguru yotesha imandwa ze. Hanyuma Ruganzu umuriro arawuzimya, awujimije rero Ryangombe aravuga ati uri umugabo nanjye ndundi. Bakorana rero amasezerano. Bamaze gukorana amasezerano, Ruganzu azana Ryangombe mu Rwanda, batangira imandwa, batangira kubandwa batangiye ku ngoma y'umuhungu wa Ruganzu, Mutara Semugeshi. Niho hatangiye kubandwa. Hateye ibyago mu gihugu, bateye ibyago bajya kuraguza, baraguje avuga ati isezerano rya Ruganzu yagiranye na Ryangombe niryo ryasamye igihugu, none hagomba kubaho rero igituma ibi byago bivaho. Niki? Nuko isezerano bagiranye ko abanyarwanda babandwa bagomba kubandisha igihugu. Igihugu nuko cyatangiye cyinjira mu kubandwa. Igihugu kiba cyakiriye imandwa, cyakiriye Ryangombe n'imandwa ze yazanye. Igihugu gihura n'umuvumo uvuye mu kubandwa. Aho niho igicaniro cy'imandwa n'abazimu cyatangire mu kinyejana cya 16. Iyo bari mu mandwa babandwa, bagiraga ikivugo bivuga, ikivugo cyitwa icyabinego. Iki ni ikivugo giteye ubwoba, tugiye kureba tugihuze n'iby'Imana ivuga. Niba aravuze ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base, kandi ntimuzagaburire imandwa mu mpinga z'imisozi. Uzaba umukiranutsi n'utagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi, akaba atarakoze ibiteye ishozi, akaba ataruburiye amaso ku bigirwamana ibyo ari byo byose. Igice cya 10 cya Yohana umurongo wa 10 haravuga ngo icyazanye umujura ni ukwiba, kwica no kurimbura, ariko icyazanye Kristo Yesu ni ukugira ngo abamwizeraho n'ubugingo, ngo kandi ubugingo bwinshi. Ikivugo rero cy'abinego umva uko kivuga, turebe ibintu gihatse, turebe icyo cyazanye, turebe akaga cyateye igihugu. Batangiraga bambaye ubusa,
umuntu bamurabye ingwa, kumusiga ingwa, cyangwa bakambara imyenda ikozwe mu mpu z'inyamaswa, impu z'ingwe cyangwa imondo, bamuhaye icumu yicaye ku ntango y'imandwa. Iyi ni inzoga y'amarwa cyangwa se inzoga y'urwagwa, ni utubindi baterekaga, akicaraho, bakaza intebe nyarwanda bakamwicazaho, hakaba hari umupfumu uri buyobore uwo muhango. Uwo ni nka pasitori, uwo ni nka padiri, uwo ni nka shehe cyangwa imamu uyoboye umusigiti. Abo ni abakozi ba Satani, aribo batambyi be. Bagombaga kuba bari aho ngaho kuri icyo gicaniro, nibo bayoboraga imihango. Bagombaga kuba babaza ihene nk'igitambo, bamennye amaraso, ariko byabanzirizwaga no kuragura kwatwaraga hafi nk'ukwezi. Bakaraguza abapfumu b'ubwoko bwinshi, bakaraguza abaraguza umuti, abaraguza ifuro, abaraguza urugimbu, abaraguza inkoko, abaraguza impinga ariyo mbehe. Bacaga mu bapfumu benshi bakaraguriza uwo muhango kugira ngo barebe niba utazabazanira akaga. Bamara kuwereza, bereje ko bagomba kubandwa. Umuntu utarabanzwe yabagwa yitwa inzigo, hanyuma yamara kubandwa akitwa uruzingo. Nyuma yo kubandwa hari umuhango wa kabiri witwa gusubizwaho. Uwo iyo yamaraga gusubizwaho yitwaga imandwa, ntiyabaga akiri umuntu, yitwaga imandwa. Agahabwa ababyeyi bashya b'imandwa, agahabwa ururimi rushya rw'imandwa rwitwa urukonjo. Yahabwaga ururimi, agahabwa ababyeyi bashya, hanyuma akajya no gukora ibikorwa bishya. Yajyaga gukora imirimo y'imandwa, bakajya gusega, akajya guhora, bigaragaza ngo ntakiri umuntu, yabaye imandwa. Ntakiri uruzingo, ntakiri inzigo, yabaye imandwa. Ntacyo agipfana n'abantu bambaye inyama, umubiri n'amaraso, ahubwo yabaye ikiremwa cy'umwuka mubi. Niyo mpamvu agiye gutangira gukora ibikorwa bibi. Niyo mpamvu rero Bibiliya yatubwiye ngo bahakoreraga ibiteye ishozi. Imandwa zakoraga ibiteye ishozi. Iyo abana bamaraga kubandwa, uwo bamaraga kubandisha, icyasozaga umuhango wabo, abakobwa baryamanaga na se, abahungu bakaryamana na nyina. Ibyo nibyo bita ibiteye ishozi. Uwo wari umuhango mubi uteye ishozi, aho umwana aryamana n'umubyeyi, umubyeyi akavuga ibintu utacisha mu kanwa, abwira umwana we wamuvuye mu nda kugira ngo amutere kumushaka no kumwifuza ngo baryamane. Uwiteka yakuvuzeho kuzajyana ububyutse bukwira isi, uzabwiriza amahanga yitegure, kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Urumva se Rwanda uhagaze aho ushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, nukuri umenye igihe wagenerewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakora ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Dutege amatwi twumve iki kivugo uburyo giteye ubwoba, kandi buri muntu wese wabanzwe iki kivugo yarakivugaga. Yabaga yicaye ku ntebe y'imandwa, afite icumu mu biganza, yambaye uruhu rw'inyamaswa bamurabye ingwa hose, yambaye ishyira mu gahanga, yicaye ku ntango y'imandwa, afite abamubandisha, afite n'ababyeyi bamubyara mu mandwa.
yatangiraga avuga ngo ndi Rubaga rwa Mukanya bitati bya Mutabazi, ndi Rubaga rukarabankaba, ndi Rubaga rwa Mukanya rukarabankaba rutukuzambuga, ndi inkuba ya Nyirajanja, binego bya Kajumba, bitati bya Mutabazi, bitatira gutera, kunyaga no kuronka. Nawe wumva aya magambo, binego bya Kajumba, bitati bya Mutabazi, bitatira gutera, kunyaga no kuronka. Ni umutasi arabanza agatata, yarangiza agatera, akanyaga kandi akazana iminyago. Ngo nishe marume nsangira na mama, nishe nyir'udusinde tubura gicoca, nishe nyir'agatoki kabura gihingira, nishe inkumi inkwano zimena ikibanga. Ikibanga ni igihe umukobwa yabaga yarakowe, noneho yamara gukobwa bakazamubonaho icyasha, bakazamubonaho inenge, cyangwa umuryango we bagakoranura batabivuze, bakazasanga inka mu rwuri, noneho bene zo bakarobanura izabo bari barakoye bakazitwara, izindi zataha bati inkwano za nyina n'akazihe, bakababwira ngo zamennye ikibanga, bene zo bazitwaye. Nibwo buzima abantu benshi babayeho ubu ngubu, aho abana b'abakobwa basigaye basambana ku myaka 10, 12, 13, kandi bagasambanywa n'ababyeyi bababyaye. Ubu haje ba shuga dadi, haje ba shuga mami. Ntabwo umubyeyi yaba yasambanyije umwana ngo agaruke amurangire uwe. Rero inkwano ziba zimennye ikibanga. Nica mpumuta umucuni, nica mpumushyo, nica mpumucyo, nica impangare mu rugege n'igitambanzogera, zibura kijwara. Kujwara ni ukwambara. Izi ni imvugo zo mu mandwa. Kujwara ni ukwambara. Ndi urwamba rw'impiri, ndashigishwa sinyobwa, ndi ubwire butagendwa, ndi ijoro ry'injyana muntu. Hano ubwire butagendwa, iyo dusomye Yesaya 8, 19:22, hatwereka abantu bazagana abapfumu uko bazamera. Mwumve umuntu uzagana umupfumu uko ubuzima bwe buzaba buteye. Noneho tubuhuze n'iki gice cy'iki kivugo, turebe aho bihurira. Urebe iki kivugo aho gihurira na Yesaya 8:19. Haravuze iki kivugo cy'abantu ngo zibura kijwara, ndi urwamba rw'impiri, ndashigishwa sinyobwa, ndi ubwire butagendwa, ndi ijoro ry'injyana muntu. Umva Yesaya 8:19. Kandi niba babwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Nimusange amategeko y'Imana n'ibihamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Umuseke utambika bujya gucya. Nibatavuga ibihwanye n'ijambo ry'Imana n'ibihamya Imana yaremye ijuru n'isi, bazahora mu mwijima, nta museke uzatambika ntibuzacya. 21. Ahubwo bazanyura mu gihugu, icya mbere ari abihebe, kabiri n'abashonji, maze nibasonza bazarakara, bavuma umwami wabo n'Imana yabo. Bazararama barebe hejuru, barebe no hasi ku isi. Icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire. Uyu yaravuze ngo ni ubwire butagendwa.
ndi ubwire butagendwa. Umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Hano ngo ndi ijoro ry'injyana muntu, umwijima w'icuraburindi. Wumve rero hano uko Imana ivuga uwagiye ku mupfumu. Uyu ni uwagiye ku mupfumu gusa, ntabwo ari uwivuze iki kivugo. Noneho uretse kujya ku bapfumu, bamwe twanabavutsemo, turi abana bavutse mu bapfumu, abandi twabyawe n'abapfumu, abandi babashatsemo. Iki ni ikibazo gikomeye, abantu bafite iyi mivumo. Iyi mivumo rero iva kuri iki gicaniro. Iki kivugo cyazaniye abantu umuvumo ukomeye. Iyo wivuze iki kivugo, ntabwo uba ukiri umuntu wavuye mu bumuntu winjiye mu mwuka w'abakiremwa cy'umwuka mubi. Igice cya 5, iki kivugo gifite ibice 6. Ubu twari ku gice cya 4. Igice cya 5 kiravuga ngo ndi kibi kibunga, ndi isumbi, ndi iseke. Isumbi n'iseke, ndi ikirashi nyamukanura. Ibi ni ibibyimba byafataga umuntu ntarare. Amaseke, ikirashi, ibi byari ibibyimba. Kandi ibi biri mu muvumo mu by'Imana yabwiye Abisirayeli mu Gutegeka kwa 28. Ibi ngibi biri mu mivumo. Ndi icyatsi cyo kumanga cyahirwa n'uwihaze, ndamaganga y'inkuba agangahurwa n'ay'inkumi. Mbagira impungu ibisiga bigahaga, kwa marume nahagize imirara. N'ubu ngiye kuhareba akahavuka marire ku icumu. Nanga akagabo kamwenyamwenya ko kamwenyamwenya ku musonga. Mwumve aya magambo. Aya ni amagambo y'amagome, ni amagambo ateye ubwoba. Abantu biyaturiragaho, yicaye ku ntebe y'imandwa, yambaye nk'imandwa, afite icumu arimo araricumita mu gisenge cy'inzu. Yabyorogotaga mu gisenge cy'inzu, asoma ku nzoga y'imandwa, acira mu muriro. Yambaye kimandwa, afite intwaro z'imandwa, aranywa inzoga y'imandwa, arakora ibikorwa by'imandwa, kandi ahagarikiwe n'umupfumu n'ababyeyi baje kumubyara. Arimo aravuga iki kivugo, akora ibikorwa bigendanye nacyo. Rero iki gice cya 5 kivuga ngo ndi ikibi kibunga. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 5, reka twumve uko havuga. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8. Umurongo wa 8. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Umurezi wanyu Satani arazerera. Yobu ajya guhura n'akaga ngo Satani yarazamutse ahura n'Imana. Iramubaza ngo avuye he? Iramusubiza ngo avuye mu isi kuzerera no kwitambagira. Uyu rero arazerera. Hano bavuze ngo ni ikibi kibunga. Arabunga, arazerera ashaka abo aconshomera. Umurongo w'icyenda uravuga ngo mumurwanye mushikamye, mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Impamvu bene data bari mu isi duhuje imibabaro ni iyihe? Nuko hafi ya twese twaciye munsi y'iki gicu cy'iyi mandwa yitwa Binego. Abantu barabanzwe
mbere y'uko babandwa bari inzigo kwa Satani, bivuga ngo bari bafite undi mwami, noneho Satani abagira inzigo, baba umuhigo we. Bamaze kwaturwa bahinduka uruzingo, haza umuhango wa kabiri wo kubasubizaho. Gusubizwaho nibwo bajya ku murinzi w'imandwa, aha niho bakorera ibiteye ishozi. Iyo bamaze gusubizwaho bitwa imandwa, bagahabwa izina, bagahabwa ururimi, bagahabwa ababyeyi. Hanyuma iyo umubyeyi yamaraga gukorana n'umwana we iyi mihango ipfuye, ibi bizira, umugore yabaga yajyanye ingasire, yabaga yatwaye umwuko bita cyokora, akabwira umukobwa we, umukobwa amaze gusambana na se, ati rumiye ingasire. Umukobwa ati ntabwo nabishobora. Ati rumuye umwuko. Umukobwa ati wananiye. Ati uko bikunaniye ariko uzananirwa kumena ibanga ry'imandwa. Umugabo yabaga yatwaye inkota agaha umuhungu we, umuhungu amaze gusambana na nyina, bamaze gukora ibiteye ishozi ku murinzi w'imandwa, niwo umuhango wasozaga ibyo. Akamubwira ati ngaho ruma kuri iyi nkota uyivaneho ikimanyu. Umuhungu ati ntabwo byashoboka, byananiye. Undi akamubwira ngo uko bikunaniye ariko uzananirwa kumena ibanga ry'imandwa. Aha niho rero ipfundo ripfunditse icyitwa ibanga ry'imandwa. Aha hari amasezerano, aha niho hava amasezerano yo kamya igihugu kiba mu byago n'amagingo ya kikigenderamo. Noneho aha rero habagombaga kuba ibitambo by'imandwa. Niho uzasanga ingoma yitwa Karinga. Karinga bashahuraga abagabo ibishahu byayo bakayosereza imibavu yabyo, bakabyosa cyangwa se bakabyosa bakabiyambika. Ibi byari uburyo kunezeza ingoma. Karinga yari ikigirwamana cy'ingoma kigomba gutumirama ikabaho. Niyo mpamvu yategetse imyaka myinshi, kuva mu kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 20. Iyo yari ingoma yategetse imyaka myinshi, ariko mu kurangiza kwayo yarangije nabi. Irangiza ubwami bwishi, kuko ubwami nibwo bwazanye imandwa, buha igihugu imandwa n'abazimu. Ubwami rero kuri Rucunshu, igihe cya Rucunshu, aha niho ubwami bwarangiriye, burangijwe n'ibyo bwatangije. Bwaraze igihugu imandwa n'abazimu. Imana nayo irabahora, iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base, ngeze ku buzukuruza babo n'ubuvivi. Ngirire neza bankunda bakitondera amategeko yanjye bibiha igihumbi. Kubera ko ababyeyi babo batigeze bubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Mu kinyejana cya 16 batangije ubupfumu, bazanye imandwa, bazihaye igihugu mu kubandwa, barakibandisha, bashyiraho ibintu byinshi byazaniye akaga igihugu. Ikinyejana cya 17 Imana irabihorera, icya 18 irabihorera, icya 19 irabihorera. Twinjiye mu kinyejana cya 20, aho niho Imana yabarimbuye, ibavana ku ngoma. Murebe ukuntu Imana ihora rero, aho yavuze ngo mpora abana guteka kwa 28, kuva igice cya 20, guteka kwa 28 rero ku 15 uza kuri 69 hagaragaza imivumo izava ku bantu bicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, bakimura Imana, bakimika ibigirwamana. Natwe rero mu kinyejana cya 16 abantu bimura Imana, bimika imandwa n'abazimu, bashyiraho igicaniro cy'igihugu kigomba kujya kibandwa buri mwaka. Bashyiraho iminsi y'umuganura, uyu nawe ufite ibintu byinshi uhatse biteye ubwoba. Bashyiraho ingoma Karinga, bayiha igishushanyo cyayo igomba kumenerwa amaraso
abagabo bakabashahura bakayishyira. Noneho mu kinyejana cya 19 ingoma zisubiranamo, ubwami buhura n'akaga. Mu kinyejana cya 20 abana barashira, umwami wimye mu mpera y'ubwami ni Rutarindwa, hanyuma yitwikira mu nzu n'umuryango, bamusimbuza Musinga. Musinga baramuca, agwa ishyanga, niho yatangiye. Asimburwa n'umuhungu we Rudahigwa. Rudahigwa agwa Usumbura, uwo nawe aguye ishyanga, aho niho yatangiye. Asimburwa na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, uwo nawe ntiyategeka, agwa ishyanga, yatangiye Amerika. Wumve uruhererekane rw'iki gicaniro uko rwakoze abana b'ibwami. Ibintu by'Imana uvuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Nyuma y'imyaka 100 n'imyaka irabakurikirana, ryasezerana Imana yavuze irabahora. Ryazanywe na Ruganzu, ariko ikurikirane cyami irayizimya. Hanyuma birangizwa nuko muri 59 noneho abantu za kugeza 63 abakomoka mu bwami, abafite amasezerano n'iyo ngoma baranyanyagira, bakwira amahanga, abandi barapfa, barasenyerwa, baranyagwa, barafungwa. Habaye ibibazo bikomeye bivuye kuri iki gicaniro abantu bazanye bashyira mu gihugu, bakisimbuza Imana yaremye ijuru n'isi. Rero iki kivugo cya Binego, iki nicyo cyinjizaga abantu mu kubandwa, bakaba batakira abantu, babaye imandwa. Iki kivugo rero kigiyemo kiratwereka ubuzima bw'abantu bakwiye kubaho. Hazabamo ibyorezo, ari byo bakubwira ngo ndi urwamba rw'imiri ndashigisha sinyobwa, ndi ubwire butagendwa, ndi ijoro ry'injyana muntu, ndi ikibi kibunga, ndi isumbi, ndi iseke, ndi ikirashinya mu kanura. Ibi ni ibibyimba bifata abantu bikabakenya. Ndi icyatsi cyo kumanga cyahirwa n'uwihaze, ndamaganga y'inkuba agangahurwa n'ay'inkumi. Wumva aya magambo? Mbagira impungu ibisiga bigahaga, kwa marume nahagize imirara. N'ubu ngiye kureba ko hari akavuka marire ku icumu, nanga akagabo kamwenyamwenya ko kamwenyamwenya ku musonga. Yanga umuntu unezerwa ngo yo kanezezwa n'umusonga. Aya ni amagambo abantu biyaturiragaho. Igice cya mbere kiravuga ngo ndi rubaga, ndi rukarabankaba, ndi rutukuzambuga, imbuga n'icumu. Abantu bicura babaga baba mu maraso, ngo nabakaraba amaraso. Ni 5 n' 9 byarabaye, 73 bikaba, 94 bigahebuza, n'amagingo y'abakaba no gikaraba amaraso, utagira ngo ni ibindi. Ni barukarabankaba. Iyi mandwa yicaye muri bo, nubwo babona bagenda nk'abantu ariko si abantu, bicawemo n'iyi mandwa yitwa Binego. Iyi ni ishaka amaraso, ivuga ngo ndi rubaga rukarabankaba, rutukuzambuga, ndi inkuba ya nyirajanja, nishe marume nsangira na mama. Urumva uniba yica nyirarume agasangira na nyina, aha ni ahantu hagoye. Iki ni ikivugo kibi. Abantu rero baciye mu mandwa babanzwe barakivuze,
n'utarabanzwe afite ba se cyangwa ba sekuru na ba nyirakuru na ba nyirakuruza bivuze, avuka muri aya maraso. ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Haracyariho andi mahirwe, hindukira acunguza uburyo umwete, ugama muri Yesu vuba utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenerewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Iki gicaniro gifite ubwiru rero gihishe. Ubu bwiru iki gicaniro gihishe, ndagira ngo tuburebe tumenye ngo ibi bintu twabivamo dute. Ubwiru bwa mbere, iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu kibika amasezerano hagati y'abantu cyangwa se hagati y'umuntu n'imandwa n'abazimu. Iyo abantu babanzwe baba bafite amasezerano n'isi y'umwijima. Aya masezerano rero abantu benshi ntibayamenye, bakagira ngo ni ibintu gusa byabaye aho birarangira, ariko ntabwo byarangiye. Uko Imana ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, ni nako na Satani nawe akurikirana abantu bagiranye amasezerano nawe. Iyo tugiye muri Bibiliya tubona abantu bitwa Abagibeyoni. Yosuwa amaze kugera i Gilugali, bagiye kumureba, bigiriye inama, baravuga bati uyu mugabo twumvise Imana ye n'imirimo ikora, nadusanga iwacu aha ngaha araturimbura. Noneho baragenda bajya kumureba, ariko bajya kumureba bamubeshye. Bafata ngo imitsima ishaje n'inkweto zishaje n'imyenda yashaje, baragenda bajyayo. Arabaza ati muvuye? Bati tuvuye mu gihugu cya kure, dore n'imyenda yadusaziyeho, dore impamba zacu zazanye uruhumbu. Bati twa tuje kubakeza ngo muduhe ubuhake, tugirane amasezerano ntimuzatwice. Yosuwa asezerana nabo. Bukeye hashize ngo iminsi 3, Yosuwa amenya ko ba bantu bamubeshya, ahubwo ari abaturanyi babo aho ngaho. Amaze kubimenya arababaza ati kuki mwambeshye? Baramubwira ati twasanze tutakubeshya turi buhagwe, uri butwice. None kubera ko twagiranye isezerano nturutwica. Yosuwa buri uko abigenza kubera isezerano bagiranye nabo. Hanyuma arababwira ati muzajya mutubera abashi b'inkwi n'abashenyi n'abatetsi, muzajya mudukorera, nta kundi twabigira. Igihe cya Yosuwa kirarangira, haza igihe cy'abacamanza kivaho. Hanyuma umwami witwa Sawuli yima ingoma. Sawuli amaze kwima ingoma, aza kubona ngo barimo bororoka bashaka gutura igihugu cyabo ngo bazakibemo benshi. Sawuli ararakara, abahukamo arabarimbagura, ariko ntiyabamara, kuko ntabwo ushobora kwica abantu ngo uzabarangize, ntibishoboka. Igihe kigeze Sawuli arapfa, Dawidi yima ingoma. Ku ngoma ya Dawidi ngo hatera inzara. Inzara imara imyaka 3 iyogoza igihugu. Dawidi ajya imbere y'Imana ajya kubaza igituma iyo nzara idashira. Ngo Imana iramusubiza ngo Sawuli yishe Abagibeyoni, aca mu isezerano bagiranye na Yosuwa. Dawidi ngo aragenda ajya kubashaka, arababaza ngo ni iki twakora kugira ngo iyi nzara ive mu gihugu?
baramusubiza ngo turashaka bene Sawuli 7 tubamanike ku biti, hanyuma iyi nzara ikundi ihagarare. Dawidi ngo ajya kubashaka, abaririza naho yaba yarabyaye hanze. Abana barabamuzanira, bafata abahungu 7 barabamanika, ngo inzara irakunda iva mu gihugu. Rero hari imyuka iza kwishyuza amasezerano iva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Abantu babayeho babandwa, baraguza, baterekera. Iyo waterekereye, iyo waraguje, iyo wabanzwe, uba ufitanye amasezerano n'ubwami bw'umwijima. Hari imyuka iza kwishyuza amasezerano mwagiranye. Iyo waterekeraga wabaga uvuga ibyo uzakora, usaba n'ibyo imandwa n'abazimu bagukorera. Hari ibyo ababyeyi batuvuzeho kera barimo baterekera, bakavuga bati umwana wacu namera atya, akamera atya, akagira gutya, nawe azabigenza atya, natwe tuzabagirira dutya. Ayo ni amasezerano babaga barimo basezerana n'imandwa n'abazimu. Ayo masezerano rero twebwe ntitwayamenyaga, akenshi twabaga turi bato, kandi nabo ntibibuke ko hari ibyo bavuze, ahubwo hakazabaho igihe ibyago bikabatera, basubira ku bapfumu bakabwira ngo hari imihigo mwahize, hari imvugo mwavuze iwanyu, bagakora ikintu cyitwaga kumara urubanza. Mu muryango bajyaga bagira igihe kimwe mu mwaka bita kumara urubanza. Urubanza bamaraga ni uruhe? Ni urwabaga rwarazanywe n'amasezerano bagiranye n'imandwa n'abazimu, hanyuma ntibabikore, batabikora bikazana urubanza ku mandwa n'abazimu, bikazasaba ko bahigura ya mihigo kugira ngo rwa rubanza baruvaneho. None se niba kwa Satani bishyuza amasezerano bagiranye n'abantu biciye ku mandwa n'abazimu, bakaba bazi kuza kwishyuza imanza, bazi kurega, hanyuma tukajya guhigura imihigo, tukajya kumara imanza, Imana yo wibaza ko itishyuza abantu ibyayo? Niyo mpamvu ikubwira ngo ntimuzagire izindi mana mu maso yanjye, ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base. Kukivuga base cyane nuko ababyeyi b'abagabo cyangwa se umugabo niwe mutwe w'umuryango, niwe utekerereza umuryango. Niyo mpamvu usanga Bibiliya ikunze kuvuga umugabo niwe utekereza, niwe mutwe w'umuryango. Rero ubwiru bwa mbere buri kuri iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu nuko iki gicaniro kibika amasezerano yabaye hagati y'umuntu cyangwa hagati y'abantu n'imandwa n'abazimu. Ubwiru bwa kabiri nuko iki gicaniro kibika amateka yubatswe n'ibihe abantu banyuzemo n'ibikorwa bakoraga muri ibyo bihe. Iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu kibika amateka yubatswe n'ibihe abantu banyuzemo n'ibikorwa bakoze muri ibyo bihe. Ibi bicaniro byo birayabika, ubwo twebwe tuyibagirwa tujugunyaho mu mateka y'umuntu. Ubundi iyo wihana, iyo twatura aya mateka, kuko niyabitse ibikorwa twaciyemo byatuzaniye amasezerano hagati yacu n'imandwa n'abazimu, hagati yacu na Satani n'abahuza ba Satani n'abantu aribo bapfumu. Ubwiru bwa gatatu ibi bicaniro bibitse ni igicaniro cy'imirage mibi abantu binjijwemo n'ibyo bakoze
n'aho bakomoka. Iki gicaniro kibitse imirage mibi abatubanjirije basize. Hari imirage basize. Niyo mpamvu amaganya Yeremiya 5:7 atubwira ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, twikora ibicumuro byabo. Uzasanga mu bihe byacu ubu ngubu dufite kutabyara, dufite kudashaka, abantu biga amashuri akanga, n'ubashije kuyiga ntagire icyo amufasha. Ugasanga abantu ni abasinzi, yarize araminuza, atunze ibintu byinshi, ariko ni umusinzi, yarasinze kugera ku rwego nawe atakibasha kwigenzura. Iyo ni imirage yarazwe. Abantu benshi bajya mu nsengero gushaka Imana kugira ngo batandukane n'ibyo babamo, ariko bagerayo bya bintu bagiye bahunganaho bakabikorerayo. Usanga abantu ari abasambanyi kugeza nubwo afite urugo yubatse, afite umugabo cyangwa umugore, ubusambanyi bwaranze kumurekura. Iyo ni imirage yarazwe. Wajya kureba ugasanga se yari afite abagore 3, sekuru yari afite abagore 8, ugasanga nyina yabaye mu nzu 4, ugasanga nyirakuru yabaye mu nzu 6. Iyo ni imirage mibi abatubanjirije basize. Noneho turayiragwa, ituzanira rero amateka tubayemo ubu, iratujyana mu mivumo, kuko ni imirage itandukanya abantu n'Imana. Ibi bicaniro rero bibika iyo mirage, hanyuma ikadukurikirana. Ya myuka yishyuza amasezerano yije iza yiherekeje iyi mirage. Niyo mpamvu usanga abantu bafite indwara, ukumva ngo iyi ndwara niyo yishe sekuru, iyi ndwara yishe nyirasenge, se wabo yazize iyi ndwara. Iki kibazo no mu muryango wabo cyabagayo. Ugasanga umuntu yabyaye abana b'ibigoryi, ngo no kwa sekuru byabagayo, ngo no kwa sebukwe bari babifite. Iyo ni imirage mibi. Ibi bicaniro rero bibika iyo mirage mibi y'abatubanjirije basize. Ubwiru bwa 4 buri kuri iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Ibi bicaniro birinda amasezerano akomoka ibi bicaniro cyangwa iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu kibika amasezerano akomoka mu kugomera Imana, bikazana kwishyuza ayo masezerano abantu bagiye bakora kera. Iki gicaniro kirinda amasezerano akomoka mu kugomera Imana. Iyo umuntu yagomeye Imana aba akoze isezerano na Satani, kuko icyaha ni ubugome, ni ukwigomeka ku Mana. Icyaha si ikindi, ni ubugome. Bene kuvuga rero ngo icyaha ni ubugome, kwigomeka ku Mana. Iki rero, iki gicaniro kirinda aya masezerano akomoka mu kwigomeka ku Mana, bikazana kwishyuza ayo masezerano. Niyo mpamvu rero n'Abagibeyoni, igicaniro cya Yosuwa yasezeraniyeho nabo cyabitse ayo masezerano, kikaza kwishyuza ku gihe cya Dawidi. Sawuli yagomeye Imana yica Abagibeyoni kuko yaciye mu isezerano. Bituma rero Abagibeyoni nabo basaba amaraso, nk'uko ababo nabo bari baramenewe amaraso, nabo amaraso ahurirwa ayandi. Igicaniro cya 5, ubwiru bwa 5 bubitswe n'ibi bicaniro
ni igicaniro cyishyuza. Haba hari igicaniro cyishyuza. Igicaniro cyishyuza kiza kiherekeje ibikorwa byakozwe kera. Cyishyuza buri muntu, cyishyuza buri muryango, cyishyuza buri bwoko, cyishyuza buri gihugu, cyishyuza ikirero, cyishyuza amateka mabi abantu bubatse, cyishyuza amasezerano yakomotse muri ayo mateka mabi, kikishyuza imirage abakera bagiye baraga uruhererekane rwabakurikiye. Iyo rero haje kwishyuza kw'iki gicaniro, cyohereza imyuka y'abapfuye. Imyuka y'abapfuye ikaza kwishyuza amaraso, ikaza gushaka ubuzima bw'abantu. Cyohereza imyuka y'ubukene, ikoka mu muryango, ikoka mu muntu, ikoka mu bwoko, ikoka mu gihugu. Cyohereza imyuka imena amaraso, imyuka ishaka ibitambo, hakaza impanuka, hakaza gusenyuka kw'ibintu, hakaza imyuzure igatwara abantu, hakaza inkangu zigatengukana ibintu, hakaza imitingito, amashanyarazi akaba yatwika ahantu. Ibi ni igicaniro cyishyuza. Igicaniro rero kiraraga. Uko cyaraza abantu imirage mibi, ni nako kigaruka kikaza kubishyuza ibyo cyagiye kibaraga kubera ko bagomeye Imana. Iyi rero iyo iki gicaniro cyaje kwishyuza, gisandaza umuvumo ku bantu. Abaroma 6:23, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ubu rero ni ubwiru buri kuri iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu, byazaniye abanyarwanda kuvumwa ariko ntibabimenya. Igicaniro cyashyizweho mu kinyejana cya 16, gishyirwaho na Ruganzu wa kabiri Ndoli. Iki gicaniro cyateye abanyarwanda kuvumwa, kizanira igihugu kuvumwa. Abavuga ikinyarwanda baravumwa. Iki gicaniro cyatangiranye n'abanyamurenge, abitwa abanyamurenge. Abo kwa Byinshi na Babamara barahunga. Ruganzu yinjiye mu gihugu baramuhunga, nabo arabavuma. Aravuga ngo kubera ko bagize uruhare mu kurwanya se, barifatanyije ari abavandimwe barwanya umuvandimwe wabo ari we se wa Ruganzu. Niyo mpamvu bahungishije Ruganzu ajya kubundi Karagwe. Abundutse bamenye ko yabundutse barahunga. Bahunze arabavuma, aravuga ngo bazapfe batagira gakondo. Bahunze ahagana mu 1500 na 600, kugeza magingo ya barakirukanka mu isi, ntibafite gakondo. N'ubu rebeho bari batuye intambara ziri uko zimeze. Ayo ni amasezerano. Icyo ni ikintu gifatika ngira ngo wenda abantu barebereho kuba atari babizi. Uyu ni umuvumo wavuye kuri Ruganzu, kuko yarabavumye, barabavandimwe, bari base wabo. Bajya inama bigabanyamo ibice barwanya se, bashaka kumwambura ubwami. Noneho baranarwana, igihugu bagisaturamo kabiri. Isa ategeka igice kimwe, nabo babategeka ikindi. Buke biyunga n'abantu b'Ibunyabungo, baraza baramwica, bica se wa Ruganzu
Ndahiro Cyamatare amaze gupfa igihugu kimara imyaka 11 kitagira umwami. Hanyuma Ruganzu arabunduka, arahunguka, nibyo bita kubunduka. Nta mwami uhunga, umwami arabunda. Avuye Karagwa amaze kwima, barabimenya rero base wabo bamenya ko yaje. Bamenye ko yimye ingoma, yimiye Gatsibo, baravuga bati aratumara, baramuhunga. Bamuhunze nawe arabavuma, aravuga ngo bazapfe bazerera, bazapfe batagira gakondo mu gihugu. Niyo mpamvu ubona babayeho ubuzima bumeze kuriya. Uwo ni umuvumo wavuye kuri sekuruza wabo, wavuye mu muryango wabo. Ni umuvumo waturutse ku mwami. Rero igicaniro kirishyuza. Iyo ushobora gusenga ukuzura umwuka kwa mu mbaraga zihanitse, ariko iyo utamenye iri sezerano ngo urivaneho, isezerano riragukurikirana rikakubuza amahoro kandi uri mu mwuka. Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, ariko inzara irabazonga kubera ko hari isezerano ribakurikirana riva ku Bagibeyoni. Dawidi amaze kubimenya isezerano, nawe aragenda rivanishaho gutanga igitambo. Nukuri umenye igihe wagenerewe, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Nukuri umenye igihe wagenerewe, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Igitambo Dawidi yatanze nuko yatanze abana ba Sawuli 7 barabamanika ku biti. Amaraso arakunda hora yandi maraso. Rero isezerano ryose rikurwaho n'irindi. Iyo nta sezerano rihari rikuyeho irya mbere, riragumya rikagukurikirana. Niyo mpamvu iyo twatura amateka tutatura ibyaha, twatura amateka tukihana ibyaha. Amateka rero niyo akubiyemo amasezerano n'imirage tuvana mu batubanjirije, byoka mu buzima bwacu, tukazarinda tupfa tutageze ku cyagakiza kadusezeranya n'ikijambo ry'Imana rituvugaho, kubera ko tutabaye abantu baciye mu nzira zikwiye kunyurwamo ngo ibi bicaniro tubyimukeho. Kwimuka ku gicaniro 12 yo ya Ezekiyeli, Imana iramubwira ngo wimuke ku manywa y'ihangu abantu bakureba, utwara ibintu bikeya byo kwimukana. Ahari bizatera inzu y'Isirayeli gutekereza, kuko nagushyiriyeho kubabera ikimenyetso. Ihagurutsa Aburahamu 12 itangiriro, iramubwira ngo va mu gihugu, usige umuryango wanyu, usige inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yagomba kuva mu gihugu. Kuva mu gihugu si ikindi, ni ugutandukana n'amateka y'igihugu, agatandukana n'amasezerano y'igihugu, agatandukana n'imivumo iri ku gihugu. Icyakabiri aramubwira ngo usige umuryango wanyu. Yagomba gusiga ubwoko bwabo bw'Abakarudaya, agasiga imico yabo, agasiga Imana yabo, agasiga amasezerano abagenga, agasiga imyitwarire, agasiga imyifatire, imico yabo akayisohokamo, ibizira byabo akitandukanya nabyo, amasezerano amuhuza nabo akayanga, akayahakana, kuko agiye kuba irindi shyanga. Icya gatatu iramubwira ngo
usige inzu ya so. Rero iyo twatura amateka, ngomba kwitandukanya n'igicaniro kiyoboye ubuzima bw'igihugu mbamo. Hari icyo navutsemo, hari n'icyo mbamo. Nitandukanya n'amateka y'igihugu navukiyemo n'icyo mbamo. Nitandukanya n'amateka ya data, aya mama, ay'ubwoko bwacu, ay'ibisekuruza n'ay'umuryango. Nkitandukanya n'inzu ya data, kuko inzu ya data ifite ibyo ikora ubwabyo. Nitandukanya n'aho nashatse, nkasohoka mu masezerano yabo nkayihakana. Nkitandukanya n'amateka yabo, nkitandukanya n'ibizira byabo, nkitandukanya n'imirage yabo, nkitandukanya n'igicaniro cyabo. Igicaniro cyabo ndakihakana, nkakimukaho. Nkimuka ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu cyayoboye cyangwa kiyoboye umuryango navutsemo, umuryango nashatsemo, igihugu navutsemo cyangwa igihugu mbamo. Amateka yabo nkayahakana, amasezerano nkayavamo, igicaniro nkakimukaho, nkihakana ibizira byahabaye, nkihakana ibitambo byabaye aho. Ibyo byose nkahakana ibyabyo, hanyuma nkajya ku ruhande nkakunda nkaba icyaremwe gishya. Rero nshobora kwihana ibyaha, Imana ikambabarira, ariko nkasigarana amasezerano akimpuza n'igicaniro cy'imandwa n'abazimu. Nkasigarana amasezerano akimpuza n'ubwoko mvukamo. Nkasigarana amasezerano akimpuza n'igihugu cyambyaye cyangwa icyo mbamo. Ngasigarana amasezerano akimpuza n'ibisekuruza n'ibizira byabyo. Niyo mpamvu rero tugomba kwitandukanya, kwihakana, tukitandukanya, tukimuka ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu kiyoboye umuryango twavutsemo n'uwo twashatsemo, cyangwa cyayoboye. Kiyoboye cyangwa cyayoboye igihugu twavutsemo cyangwa icyo tubamo. Kiyoboye cyangwa cyayoboye ubwoko bwacu twavukiyemo cyangwa twashatsemo. Kiyoboye cyangwa cyayoboye ibisekuruza tuvukamo. Icyo gicaniro turakihakana, tukitandukanya nacyo, tukakimukaho. Abatubyaye turabihakana, tukitandukanya nabo, tukasesa amasezerano bakoze atuzanira ingaruka, tukihakana amateka baremye atuzanira ingaruka, tukiyambura imirage yabo tukayihakana. Imigozi tuboha ituruka muri aya masezerano no muri iyi mirage n'amateka tukayicagagura. Imyuka yishyuza amasezerano tukayifunga inzira zayo, tukitandukanya nayo, tukivumura, hanyuma tukiyaturaho umugisha. Duhakana imivumo n'imirage twarazwe n'igicaniro twavukiyeho tugakuriraho, cyangwa se icyo turiho cyangwa icyo twabayeho. Tukiyaturaho umugisha, tukatura umugisha ku muryango, tukatura umugisha ku bwoko, tukatura umugisha no ku gihugu. Tukitandukanya n'ibya kera, tukarema ibishya. Aha niho rero Yesaya 43:17-19 avuga ngo ibya kera ntimubyibuke, ibyatambutse mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. N'Abakorinto ba 2:5-17 aho tuva mu bya kera noneho tukaba bashya, tugakunda, tukitwa abera, ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami bw'Imana. Aha rero niho
ubwiru buri, ubwiru bwo ku gicaniro. Twimuka ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, noneho tukimukira ku gicaniro gishya cy'Uwiteka, igicaniro kiyobowe na Kristo Yesu, igicaniro gikingura ijuru kigahesha abantu amahoro, abantu bakinjira mu mugisha, bakabona umunezero, bakaragwa ubugingo buhoraho. Ntabwo umuntu ashobora kubona umugisha atarabona amahoro, kandi amahoro ntashobora kuyabona ataricara ku gicaniro cy'utanga amahoro, aricyo cy'Uwiteka Imana Nyiringabo, gikingura ijuru, kigatuma abantu basabana n'Imana, umuvumo ukabavaho, bakabohoka, noneho bagahabwa amahoro, ya mahoro akabahesha umugisha, umugisha ukabahesha kunezerwa, wa munezero ugatuma baragwa ubugingo buhoraho. Iyo niyo nzira abantu bacamo kugira ngo basohoke ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, noneho binjire ku gicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo, kiyobowe na Kristo Yesu, kibaheshe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo Abaroma 6:23, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Umuntu ahembwa rero akiriho, ubugingo tuburagwa tukiri mu isi, nk'uko n'umuvumo abantu bawuragwa bakiri mu isi. Dusiga umurage mwiza mu bacu, nk'uko uri ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu asiga umurage mubi mube. Iyo twubashye Imana tukaba ku gicaniro cy'Uwiteka kiyobowe na Kristo Yesu, gikingura ijuru, kigahesha abantu amahoro, abantu bakinjira mu mugisha, bakaba mu munezero, baragwa ubugingo buhoraho, niko n'abari ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu gikinga ijuru, kikabazanira kuvumwa, bakaba mu mubabaro, kibazanira umuvumo ubatera urupfu, icyo bakozeho cyose kigapfa. Twebwe tuba mu mugisha, icyo dukozeho kiba kizima. Niyo mpamvu rero twitandukanya n'iki gicaniro n'ibyacyo, hanyuma tukinjira ku gicaniro cya Kristo Yesu, tugakingura ijuru, nk'uko Guteka kwa 2:28-12 havuga ngo nzabakingurira ijuru, nkore mu bubiko bwanjye bwiza, hanyuma mbahindura imitwe mwe kuba imirizo, mugurize amahanga mwe kuyaguzaho, muhore hejuru mwe guhora hasi. Umurongo w'icumi uravuga ngo amahanga azabareba batinye, kubera ko mwitirwa izina ry'Uwiteka. Haleluya! Amahanga azabareba batinye, kubera ko mwitirwa izina ry'Uwiteka. Akavuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, nta mukene uzababamo. Umwanzi azabatera aciye mu nzira imwe, agera imbere yanyu ahatsindirwe, hanyuma azabahunga aciye mu nzira 7. Sinzabateza indwara ukundi nk'uko nazitezaga Abanyegiputa. Abanyegiputa bari ku bicaniro by'imandwa n'abazimu, hanyuma bakokamwa n'umuvumo w'indwara. Iyo twakimutseho, umuvumo w'indwara utuvaho, umuvumo w'ubukene utuvaho, umuvumo wo gupfusha utuvaho. Iravuga ngo muri mwe nta tungo rizaramburura, nta n'umugore uzakuramo inda. Kuko abantu bazaba bimutse ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu bazahabwa umugisha, ntibazahabwa umuvumo. Umuvumo tuzanirwa n'iki? Nuko twiciye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Iyo twakimutseho duhabwa umugisha, tukaba abatanga umugisha, tukaba isoko y'umugisha. Dusoza, twarebaga ingaruka ziva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Tubonye ko iyo abantu babaye kuri iki gicaniro cy'imandwa n'abazimu, hari ingaruka zibazaho. Aba bantu baragwa, bahembwa umuvumo. Rero birakwiye ngo iki gicaniro tukimukeho, hanyuma twitandukanye nacyo, tubashe guhabwa umugisha. Gusenga ni byiza, gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga ni byiza, gukora imirimo dukora mu nsengero aho turi ni byiza. Ariko iyo tutabashije kumenya ubu bwiru buhishe muri ibi bicaniro, uko nabuvuze ari 5, biratugora kugira ngo tuzabohoke, twakire umugisha Imana idusezeranya. Twabonye ko
ubwiru bwa mbere ni uko igicaniro kibika amasezerano yabaye hagati y'umuntu cyangwa abantu n'imandwa n'abazimu. Ubwiru bwa kabiri ni uko igicaniro kibika amateka yubatswe n'ibihe abantu banyuzemo n'ibikorwa bakoze muri ibyo bihe. Icya gatatu, twabonye ko iki gicaniro kibika imirage abatubanjirije basize. Icya kane, twabonye ko iki gicaniro kirinda amasezerano akomoka mu kugomera Imana bikazana imyuka iza kwishyuza ayo masezerano. Icya gatanu, twabonye ko igicaniro kiraga, gifite imirage kiraga. Igicaniro kiraga umuntu ku giti cye, kiraga umuryango, kiraga ubwoko, kiraga ishyanga cyangwa se kikaraga igihugu. Kiraga amateka mabi akomoka mu masezerano mabi, bigahesha abantu imirage mibi. Iyo mirage mibi rero niwo muvumo wokama abantu. Ndagira ngo dusoze nsaba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ukicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, nibura wenda hari uwagiye no mu kidini, hari uba yicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu ari aho yibereye gusa utamubwira iby'Imana, ndagira ngo mbanze mufashe kwakira agakiza, kuko igice cya kane cy'ibyakozwe n'intumwa, reka iri jambo ryo nsorezamo. Igice cya kane cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo w'10 haratubwira ngo, ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryanzwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi, niyo nashaka ahangaha, nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo, haleluya, uretse izina rya Kristo Yesu. Rero dukizwa biciye muri Kristo Yesu, kuko twamwizeye ko yapfuye ku bwacu, akazuka azize ibyaha byacu, akatuzukira akaba ari muzima. Hanyuma natwe dukeneye kugira ngo twihane, tubabarirwe, tuzabeho ubuzima butagira iherezo muri Kristo Yesu. Bisaba ko tumwizera tukamwakira mu mutima. Ndagira ngo rero mfashe umuntu utari wakira agakiza kugira ngo yakire umwami Yesu, azuke, abe umuntu uvuye mu rupfu yinjiye mu buzima, noneho atangire kurwana no gushaka ubugingo muri Kristo Yesu. Subiramo aya magambo uti: mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nsanze nari nkiri kure y'ukuri, ariko uyu munsi ritsinze umutima wanjye. Yesu, nguhaye intebe y'umutima wanjye, nguze uyicareho uture muri jye. Uhereye none umbere umwami n'umukiza, umbabarire ibyaha byanjye byose, umbabarire ibicumuro byanjye nacumuye, umbabarire ibizira byose nabayemo, unkureho umuvumo nazaniwe n'amateka n'imirage nabayemo. Amaraso yawe nanyuhagire, ankure mu gitabo cy'urupfu, anshyire mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, nkura mu gitabo cy'abarimbuka, unshyire mu gitabo cy'ubugingo cy'abazaragwa umunezero udashira. Uyu munsi mfashe umwanzuro wo kugendana nawe ubuzima nshigaje kubaho. Nsabye umwuka wera kugira ngo anyobore, ambere umwigisha,
ambera umufasha. Umuvumo wose nazaniwe n'ibyaha ndawanze ndawihakanye. Amasezerano yose navanye mu byaha ndayanze ndayihakanye. Imirage yose iva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu ndayanze ndayihakanye mu izina rya Yesu. Amateka mabi nubatse yose ndayihakanye mu izina rya Yesu. Nsohotse mu bihe bya kera by'umwijima, nimutse ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, ninjiye ku gicaniro gishya cy'Uwiteka Imana Nyiringabo kiyobowe na Kristo Yesu. Mwuka wera ungwireho, unyobore mu nzira ngiye gucamo mu myaka yo kubaho kwanjye isigaye imbere. Mwuka wera, ngwino tugendane haba ku manywa haba nijoro. Nsohotse mu gisekuru kitagira Imana rurema, nsohotse mu gisekuru gipfa, nsohotse mu gisekuru kivumye, ninjiye mu gisekuru gishya, icya Aburahamu, icya Isaka, icya Yakobo. Uyu munsi mfuye kwa Satani, mfuye mu byaha, mfuye mu bizira, mfuye mu mirage mibi, mfuye mu mateka mabi, mfuye mu masezerano mabi, mbaye muzima kwa Kristo Yesu. Mbaye muzima ku gicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uhereye none ndemye ubuzima bushya nzabaho none n'ejo hazaza. Urakoze Yesu, untwikiriza amaraso yawe, ndagushimiye. Reka dusengere n'abari barasubiye inyuma kugira ngo nabo bahaguruke. Usengane nangira isengesho kugira ngo wongere kubyuka. Uti Mwami Yesu, mfata ukuboko aho nari naraguye uhampagurutse. Ibyaye byarangushije byose bitatane mu izina rya Yesu. Imigozi yari hamboheye icagagurike. Abazimu bari bahamfatiye bose basenyuke, bandekure bahungiye mu izina rya Yesu. Ibyari binzitiye bive mu nzira. Inzira zari zikinze zikinguke, amarembo yari yugariye yugururwe. Mbona inzira, mbona irembo. Gicu cy'umukara kintwikire, gicu cy'umwijima kiveho. Ijuru inkingukire mu izina rya Yesu. Mbe munsi y'ijuru ikinguye. Mwami nsubiremo imbaraga. Umwuka yarongere kungwiraho, ansijya amavuta yo kunesha. Amaraso yawe Yesu yongere kunyuhagira, ankureho umwanda wose nabagamo, anyubakire ejo hazaza, anshyigikire kugira ngo ngendane nawe. Urakoze Mucunguzi, kuko ubanye nanjye, ukaba ugiye kumfasha mu rugendo ntangiye, kandi ukaba umbyukije umpagurukije, unshubijemo imbaraga, nkaba ngiye kubaho kunesha mu nzira zose. Urakoze Yesu, kubinkoreye nk'umubyeyi, mu izina rye rikomeye niho bisabye. Nukuri umenye igihe wagenerewe.